turi ku mwana kuri stade ya Kigali Nyamirambo nyuma yuko ikipe watozaga Espoir itabashije kuzamuka ndetse kanamanuka mu cyiciro cya gatatu bitewe n'amakosa yari yakoze. Mbe nambere tubwiye kuri la kese mwayimenye gute mwayimenye ryari? Okay, murakoze. Nibyo ikipe yari yaramaze kwikarifia kujya muri playoff, haza kuvuka icyo kibazo cyuko ngo hari umukinnyi twakinishije adafite ibyangombwa. Mu by'ukuri uriya mukinnyi nibyo twaje kubibona nyuma, ariko natwe twabize kubimenya nyuma. Nanjye nk'umutoza naje kubimenya nyuma kuko umuntu warushinzwe gushakira abakinnyi ibyangombwa ni waruzi amabanga yose ya equipe, kuko ngewe ubundi uriya mukinnyi yatangiye gukina, ngewe ndi muri equipe nationale, yatangiye gukina muri journée ya gatatu ko ngena namaze kujya muri camp ya national team. Hanyuma mwabimenye championnat mwagize mu mikino playoffs cyangwa n'imbere? Bon, urebye twaje kubimenya, ngewe nk'umutoza naje kubimenya, ariko numvaga babivuga championnat igezemo hagati muri phase retour. Muri phase retour tugiye gusoza tumaze no kwinjizamo abandi bakinnyi ko nubwo nabyumvishe icyo gihe wari SG wa equipe niwe waruza amabanga yose, niwe waruzi byose uko biri, ko ngewe icyo nakoze ngewe nazanye umukinnyi, nazanye abakinnyi kwanza, ntabwo nazanye umukinnyi, ko nazanye abakinnyi baza kumfasha ikipe izamuke, kuko umukinnyi kumuzana namuzanye mukuye mu ikipe ya Muhazi, mukuye mu ikipe ya Muhazi, umukinnyi yaje afite ibyangombwa bya Muhazi. Nyuma baje kumwaka release letter yo muri Congo arayitanga, ahubwo mu kuyitanga uko naje kubyumva nanjye nyuma nuko SG wari uriho niwe atamenye uburyo yashira umukinnyi muri systeme. Nawe yabonye ko ngiye nk'umutoza narindi muri pressure yuko nazanye umukinnyi, namuzaniye ku gihe kuko yatangiranye n'abandi imyitozo, n'abandi bakinnyi twagiye turokrita, kuko muri fazale nibuka neza nta mukinnyi numwe umunyamahanga nigeze nkoresha, kuko nuwo nazanye mbere muri fazale w'umukongomani ntabwo wigeze akina kubera icyo kibazo cy'ibyangombwa, kuko we yaje kubona ibyangombwa muri phase retour, ni nabwo twahinduye SG. Kuri ibyo ngibyo kubyerekeranye n'umuzamu, byose byari bizwi n'umu SG wari uriho. Hanyuma ugitangira kubyumva ntago gize ugira uburyo wakumva wazenda nk'ubuyobozi kuri iyo case, kuko hari hakiri kare muri phase turi gitangira mumaze kuri iyo case barebe niba ko ari mu litige. Bon, ikibazo hariya cyabaye nuko mbere na mbere kwanza habaye mu kwanza ikibazo cya staff technique n'ubuyobozi mu ikipe ya Espoir, kuko kuvigengeye nagereye hariya navuga ko naganire n'ubuyobozi inshuro ebyiri nubwo twicaranye nabo ku meza ku buryo waganira nabo, ku buryo nicyo kibazo kuko natse inshuro nyinshi inama, kuko nicyo gihe navugaga yuko nibanyegera tukareba ko tuganira n'ukuntu ikipe ifite objectif yo kugera mu yo kuzamuka, swat twari kugirana inama tukagira icyo dukora, swat tukavuga mbo uko mwamaze kubimenya igihari, kuko umukinnyi twamwihorera, kuko nabonye ko nta wundi muntu uzi izo situation zari ziriho, kuko umuntu wari uzi iyo situation yose n'ibyo byose byari biriho yari umu SG wa mbere wari uriho, kuko nta wundi muntu wari ubizi, kumwe na staff yanjye nakoranye nabo nibo bari bazi iyo gahunda, kuko ibindi byo ikintu cyatumye ibi byose biba nuko ntabwo abayobozi banjye twigeze kumvikana mbese kubana ahantu hamwe, ku buryo ibyo bibazo byose twari kuba twese turi ahantu hamwe, ndumva ko ibyo bibazo byose ntago byari kugera muri izo case, kuko intambara nge narwanye kugeza ikipe muri playoff ntabwo ari ibintu byoroshye, kuko urumva hari amakipe menshi arwana no kuzamuka, kuko icyiciro cya kabiri kiragoye. Nge nk'umutoza sinari kuvuga ngo ngiye kwikuraho ikintu nk'ikimwaro ngo ngiye gutanga ikipe yanjye nk'uko abantu benshi umuyobozi wa ekipe yagiye arabivuga hanze, mbese aranyanduje kuvuga ngo ngiye umutoza ngo niwe ubiri inyuma, ngo ibintu byose umutoza yego, kuko nge nago ndi umunyarusizi,
ngewe naje gukora akazi kumvuga kuriya n'uburenganzira bwe ni boss ariko ngewe icyo nzi cyo mu mutima wanjye na n'ikintu na kimwe nishinja kuko ngewe icyo navuga ni iryo kosa ryabaye ryuko ntabwo ubuyobozi twigeze duhura ku buryo tuvugana ibyo bibazo byose ariko kuri iyo case rwose ubuyobozi bwabigizemo nabo ubwabo uburangare kumwe umuntu watanze amakuru ikombizi nuko nagiye mbyumva mu bantu bamuhanga nuko ari umu SG twari dufite nawo bakoresheje kuko ni nawo umuntu waruzi case iyo case yacu ko yari imeze kuko nta wundi muntu ari ngiye nk'umutoza sinavuga ngo ngiye gusohora ibanga ryanjye ry'akazi ku buryo ngo ikipe ngo nyireke ngo igwe hasi. Hanyuma bivuga ko ngo Espoir ubuyobozi bwayo bwahise bujya no muri RIB ngo bwarareze yaba wabarigize amagarwa na RIB kubaza kuri iyo case. Nanjye narabibonye kuko ubuyobozi bwabo nibi byose izi case zose kuva igihe ikipe imanuka mu cya kabiri bayimanura mu cya gatatu nta muntu no mu Rusizi cyangwa umuyobozi n'umwe wa Espoir tujya tuvugana kugeza ubu ngubu kugeza nanjye ubu ngubu mpagaze ndi Kigali n'ubu nasinye contrat umwaka umwe nanjye uko mbibona muri za social media ngo barandeze kuko n'ubushize narindi Rusizi njya gufata ibintu byanjye ari abayobozi ari vice president twari turi kumwe yarambonye turasuhuzanya ndagenda kubyerekeranye n'ikese ngo byari yibu by'ibiki oya ndimo ndabyumva mu bantu kuko nta muntu n'umwe ngiye urampamagara ngo kubyerekeranye n'iyo case yari kuko ndabyumva ariko nta n'umuntu n'umwe kuko navuye iryiriya mitanjya ku karere n'ubundi akarere niko kamaye akazi ari abayobozi b'akarere nahise mbonana nabo mvugana nabo ariko ibyo byo kuvuga ngo byari ibu njye mbyumva mu bantu mbibona no muri za social media babivuga kuri iyo case. Hanyuma kuri we hagiye gukurikiraho iki? Kuri nge igihe hari umutoza warurangije amasezerano akazi kanjye ngomba kugakomeza ko gutoza kuko ngomba kureba nuko gusa uyu mwaka ntabwo ni igisebo kwanza kuri nge kuba abantu banduje izina ryanjye urumva ko bisaba ko ngomba kureba uko ngomba gukora cyane uburyo izina ryanjye ryagaruka no gushaka kandi kazi ubundi buzima bugakomeza kuko nyuma ya biriya byose iri asaga yabaye ndacari Romami kazi kanjye nako gutoza ko ngomba gushaka akazi kagomba gutuma nevoluwa ku izina ryanjye mfite. Murakoze namwe.